mpamagaye umugore wawe rimwe kabiri gatatu fandiki n'umugore wawe je azagira upima ku wanyu nzomwereka abapare bikigiye tubaza nabi foto abapare bikigiye arabakibaho nabi foto bose umuntu abari umurinzi gwacuka mona hano kwa rado icupa kurindi buriya imyaka ndikaza tumutakaza abantu ego imyaka hari umuntu mufite 45 gusa bakivugana kiriki je ndawukereza mufite 45 oya ariko rero hari abashumba bataza bataka bimana gatuti ukamusanga kagiyeho imyaka 2. aha mugoroba mwiza abandi gitondo cyiza umunsi mwiza ukwezi kwa mbere no kwezi kwiza cyane ndetse ako hari n'umuntu wavutse hano mu kwezi kwa mbere wavuze mu kwezi kwa mbere akwezi kwa mbere nitakigenda kuba kurimo ibibazo byinshi wa izuba n'ubukene abana baba none se abana bagiye gushuri ufite umwana wiga se nako nanje nagaza kwigaga nagaza mbibona amazina yanjye nitwa Ngaga Michel Sinkabunga akaba ariyo mazina ababyeyi banyise turi hano muri Ngaga podcast rero kiki hari abantu batazi gutandukanya podcast no kuba umunyamakuru hari umuntu wambaje ngo se ngo wagiye mu itangazamakuru ariko njye nkora podcast ni ibiganiro ariko mu sharing ideas so rero bivuze ko ntago njya kuri tele gushaka amakuru ngo kiriki ngo tumufashe ngo ari kunywa kanyanga ngo cyangwa simbusiga ipangu cy'abandi bakavunika so rero podcast ni uburyo uganira n'umuntu mufite ikintu ushaka kugeza ku bantu muri gusangira ibitekerezo ariko nawe ubugifiteho ama idea nawe ubugifiteho ama idea kandi akaba ari hejuru kugira ngo bigende gutyo so rero kiriki ndakwakiriye kandi kuri part 2 turishimye kabisa kuza hano abadukurikiranye kuri party ya mbere baragerageje reka tunabashimire muri abagabo rwose none se harya kiriki cyangwa kalki nakumvishe abantu kubera ko bazakwita kiriki ntibakwite kalki sinabivuze ko ari kutamenya kuvuga neza nyine ni pronunciation umuriro uratse nuko muzamuvuga ngo kalki bari kwisaba bivuye kuki papa nyine yakoraga no mu missionnaire w'umuzungu ese niyo mpamvu wafashe ntuza yuko uba missionnaire nawe hoya zaranje buryaga ibyaso bazanga umuntu utaratemye uko se yatemye azatema ariko arigera naso yotema nabi ariko nyine nubwo yotema nabi kugira ngo ukosore uranze ukamenya ibyo yakuze ukabona kudeviya niyo mpamvu wagiye mu muhamagaro w'ubumissionnaire nawe wisanzemo kabisa kandi ufite amavuta wasaza kandi none mukuru acora ngo ibintu byakomeye ufite amasaha 12 yo kwanye no guhimbaza wowe muri buraka azobera he ko ndapanga dress nzima apana za dress wazampaye gatatu nkabwiriza wa nyabona ese ikindi kintu nibaza ugifite akane nandi ma event ugira hari ko umuntu uzamuguhamagara ngo kiriki ngukene kubwiriza mukuru umwe telefone zawe zaruzuye ngo ndumushumba runaka ngo nyoboye aha ngo mpaga agatuti karagoye agatuti kaza gasabwa ayiwe ngo mpaga agatuti kusabwa ntakibazo ufite amavuta ntakibazo ariko undi ibyo byiza ko neza ugaragarira hehe kwa Michel umuntu azaranga undi kabati ura mwana azaririmba neza buri agatuti nge mbona mu ntuza nziza sinzi ntagara ikintu cyo gusabwa ntabwo ugomba kugasaba kuko agatuti kugira ngo abantu bakubone bwa mbere nge ni masengera Foursquare Gospel Church cyangwa insengera muri ndi church runaka muri Calvary worldwide urumva ngewe umushumba wanjye unyigisha uzubuzima bwanjye bwa buri munsi nkurikirana ni ugomba kumbona kuri urwo rwego akavuga ati Michael turabona ari ku rwego wenda rwiza amaze gukura twaramwigishije arumva arakurikirana ageze ku rwego kugira gute uko yotanga umuntu handi urakoze cyane noneho nta nubwo ugomba kujya handi iwacu ntarabanza kugira gute kutanga noneho umushumba kama ku gatuti yamara ko kama uko mbikoze kagenda nkosora nkagera ku rwego rwiza noneho aho ni abandi bambonera
bakagutumira bakantumira siko byagumye kugenda ariko sino kwicara ndi umukristo gusa uri aho ngaho ngo nawe mpamagara muri indi cace ngo mbwe ngo mwazampaye agatute nimba ku ikanisa ry'iwanyu batarakubona ngo bagwa agatute ntugagasabe iwabandi reka none ko turaganira niko twabivuze yego ibyo uvuze nibyo ariko naje reka mvuga ibindi bya kabiri kandi nazo biri ibyo bishobora kuba cyane ibyo kandi ushobora kuvuga ikintu ngo mutekereza ngo none zo uraje muri mindset yanjye okay vuga uvuze uko wazuzumva naje reka mvuga ko numva ibyanje ubwo ruhare rwa mbere rwawe ndagwemera ni nago rwiza pe ugororotse ugomba kurerwa mu itorero none itorero akaryo rikuzamura none kuko abantu bakurikirana iryo torero bakakumenyera muri iryo torero ukagenda haje muri metonde kabisa iwacu Butare niho nazamukiye ngenda nzamuka yego ngera nazafoswe hose bambonera mu birabyo ibisirimba amenyekana gutyo tunashimira bishop wacu ariko rero hari abashumba bataza batanga bimana gatute ukamusanga kagiyeho imyaka 2 4 ntubazi se nkuno mujyo jenda benshi kwama mbakora intoki ariko buriya ntugira ugasanga iryo torero rifite aba evangeliste benshi pe ku rwego makorari yabo ma ministere babwiriza ugasanga bahoza bamenya kuko wenda iryo torero rifite umurongo ngenderwaho wenda basetinze ugiye kinini ugasanga mu byukuri wenda ngoye nk'urugero wenda nje nkunda gutanga ingero ko kwiza tuvuge nka za Temple nka posa hari ukareba rero undi mwana upfa kwitumbukiza ngo agiye kubwiriza atumwe yicaye ngaho ukabona ntibikunda amavuta yarutana ndiyo bigatuma rero posa ashobora kubwiriza n'igihembwe cyose cyane rero icyo mba mvuga nasaba bishop n'abapasiteri ko bakurikirana intama zabo bakazigisha none zikajya kuri ubwo kumenya kugira ngo zitange ibintu bizima kimwe nuko nabavuga ngo twarigishije mwarananiwe muje mu bishimbo mugumiye ibyo nabyo birashoboka so rero ikindi kintu no kuvuga ngo rero buriya kiriki kugira ngo buriya ntubona iyo umuntu yahawe Imana ihamagaye tuvuge wenda gitwaza imuhaye ko umushumba wa Zion Temple no kuvuga ngo Imana yahise imuha image yose y'umurimo uburyo agomba kugaidinga so rero wowe nta cyuri cyo kuza kugira ngo uzudeviye umuhamagaro undi muntu so rero niba Imana aramubwiye ati rero umurimo nuko nguko umeze ariko ikibazo abantu benshi barimo kuza bafite ubushobozi mu ikanisa bakadeviye imihamagaro y'ikanisa icyo kibazo cyaba nicyo cyateye umuntu agatangira umuhamagaro hanze bimeze bite imihamagaro yaguyemo agatokozo urumva rero umuntu akaza nibyo ndandi kandi umuhamagaro ntago ari church gusa ubundi birabuze ngo ni mugende ubundi ari tatana umuhamagaro urimo ni kanisa ndani ni igititi ya nibyo nandi gutanga ntoza yanjye point yanjye nuvuga ngo umushumba rero nimba Imana imuhaye image y'uburyo agomba kuyobora intama akaziyobora uku rero nta kintu uricyo kuza ahubwo wowe iyuje uza kubaka uza gushyira itafari kuri vision and mission yitorera ahubwo wowe ntaguza uje gutanga umurongo w'itorero niyo mpamvu rero nimba naremeye kujya muri Zion Temple cyangwa nkemera kujya muri Foursquare ngomba kuyoboka umurongo nimba numva utari mu murongo genda soka ugende usohoka ucecetse ureke gutera intambara ureke n'intuza n'abantu muzamusenya amatorero ukicara ukikoramo dukundi rero kuntemishe nimba bishop tuvuge de Dr. Masengo oya ni professor jewe ndamwemera amavuta ndayemera oya nibyo ni professor kandi arabideservinga rwose mpita muhamagara arabizi pe nawe wenda kino kigarasho no kukibona ndamuganiza bati ibi nibi timbeze ntabwo mbimubwira n'umuntu nshaka kumutegeka ntanga igitekerezo ni igitekerezo cyawe nk'umwana mu rugo nicyo ngicyo ariko abantu benshi usigaye usanga ashaka nje no mukane umuntu agazaza akamushaka kundeviya habatese wabaye gute wowe n'imyamagaro myinshi y'amakoresho azashira yinjigwamo n'undi muntu udafite badahuje viziyo yakora kama yicamo akajigira party 2 kandi yagenda ikamisha tubizi kora zimwe amayizi ako kikara nibyo amakesa acikamo amamesa acikamo aba yarinjiriwe n'abandi bafite izindi viziyo yes takindi
kuko umuntu muje Vision Michel birago ikindi ni 6 abantu sigagwa na 6 ubundi ntubwire ngo icubero cisha abantu kiriki bamona kabiri gatatu ishari kamezuka se kari amavuta nzamuye washakisha amavuta yawe watuje ugashaka amavuta yawe kisiga neza ugaki hari umuhungu wo muri Amerika yaravuze ngo ngutendirimbo ya mbere ukabona abantu tubazamuye amaboko iya kabiri ngo Imana yagiye kuri mixing ikagabanya volume uzugenda wicare ariko urahase amavuta make ni kibazo cyane so kiriki ibyo bintu rero nimba aha ntabwo turanoza neza kandi abantu bagomba kuhanoza kugira ngo abantu bumve ikintu neza okay ushobora kuba comment zirakenewe comment iri positive na negative biri mu wese ukuntu abyumva so ngewe nimba ndi muri church runaka ngewe Michael nkemera nkavuga ati nyobotse church Foursquare Gospel no vuga ngo ngewe mbere ubundi amacace ukuntu akora iyo winjiye muri church ubundi bahita bagusingiriza hari abantu abadiakoni cyangwa se aba elder urumva baba babifite mu nshingano kuza gusobanura umuntu vision na mission ya church babwira uko church ikora n'ibiki intego yayo muri rusange none urumva iyo umaze ku joining ari ukumaze gusobanukirwa ibyo bintu bakubwiye kabisa none iyo umaze kubisobanukirwa niho uza ukavuga ati ngiye mbaye mu membre wa church rero aho ngaho ugomba kuza ukicara ugatuza rero ntabwo ugomba kuzana individual and mission ahubwo ikintu nkora nkuko nabivuze mbere ni ugushyira itafari ku by'umushumba yazanye uremprima ukora implementation y'ibintu twabyize muri entrepreneur gutandukanya entrepreneur na manager entrepreneur ni owner of business warize shana none amanaginga n'umukozi ntabwo manager taking a decision yego rwose iyo ibintu bimaze kuba kwanga gusa ka saving ariko n'ahantu bigera urumva hari n'abantu bagera bakatangira ngo bishop ngo cyangwa umushumba runaka ngo ibintu ngo yabikoze nabi ibyo bintu ntago bibaho nuvanga ahubwo we banza umenye vision na mission ni impamvu bikora gutyo ibyo bintu niko yahamagawe niko yabisetinze kuva mbere ariko nanone umujyanama mwiza umuntu umuhanga arumva akumva ari n'abantu rero batumva inama nubwo wowe uri owner ariko nibivuze gutega amatwi abantu mukorana ukumva ikintu ba siwo mwiza aricara wenda ugira na amafilimi wenda makampani nk'abanyakori aricara akigira nk'igipfu akumva ibyakirika akumva iza Michel akumva Ndiyamara akagenda akaja muri komite ye ikabana n'agacenshura nyuma gaye nka nyirabyo akuza kinga akakunguta akamenya tese none nkubitira akari umuntu uzamuza ngo ceceka tajambo ufite hano uzo nazo sibyo banza utega amatwi umuntu avuga ibyo avuga none nimba bidahura ukufata umwanzuro wawe ariko ari aruzonaga mukubitira none hano kama wiheba ati ahantu ndigana none reka ngorobereza hano hirya bikagutera kuba woje n'ahandi cyangwa ugakomereka uba mwita ikindi sembeshe nta bantu uzi bakomereka mwitora kandi ntibarivemo sibo benshi uko cyane buriya hari igitabo nari gusoma kijyanye na depression nsanga hari na depression abakristo baterwa n'abashumba ugasanga umuntu muri church ari depressed kandi ibyo bintu byaravuye mu miyoborere n'imibanire y'abashumba n'abana kuko twege buri abashumba iyo batwigisha tugakizwa abashumba none ugasanga bantu benshi n'abantu baba bataramenyera ibintu byo mwitorero akagenda nko kubwiriza nk'umuntu tuvuga wenda nk'abanywa rumogi bakababwiriza abo bantu bose bagakizwa niyo yageze mu rusengero abazi ko agiye ahantu muri paradizo kuruhukiraho guturiza none yahagera yabona nk'umuntu nka kiriki runaka akamu wenda tuvuge wenda ni umukobwa yake mwiza yakijijwe ariko kumva acari imbata ntarahinduka neza akumva kirigenda mukubisa ka message ngo tuzobonane akabadese urangwa imbuzo usimba kuriya tubonane gute kandi sha abembe muri mu kubikora cyane ni bose ni ingeri zose saba abayumbe twasaze abayumbe dukata murenganya abayumbe
n'abantu bose b'integeke ntago ari abayimbe gusa tureke kubishira kwa yimbe gusa urumva rero nije ngiye twari tubikubivuga ntago twari tubivuge wenda abayimbe gusa ariko ugasaba nk'uwo muntu baje muri church none yageze muri church abayumva ko ari ahantu kuruhukira haturije hatari ibibazo none yagera akumva ngo pastor ngo afite ikibazo ngo umudiyakoni ngo yatonganye ngo n'umuririmbyi ngo yavuze ngo mugenzi we ugasanga ngo mugenzi we ngo yari ifaranga ngo zarunaka ngo aramwambura none yagera agasanga hari muri church ibintu biberayo ni mwisi y'umwijima nabyo ubundi church wazavuga ko ariho mwisi ahubwo urumva ira ni synagogue reka tuba tubyite synagogue mu ntozi none yagerayo urumva iyo expectation yari afite yarazi ko muri church nta matiku nta ntambara nta usambanyi nta bwescroll taki ibyo byose yabigerayo agasanga hari umuntu ubikoreye mugenzi we noneho umuntu akabaho agahwera akumva subire akabona niho habi gume akabona nantatu none bigatuma umuntu abaho ari hagati bivuze ngo rero abantu muri church tugomba nimba turimo tureke gutuma abantu basohoka icyo kintu nakivuga iki je uko mbyumva nanone uwo muntu nawe ntago twomuha sheria nimba warakijije kwe abataragira tuvuge abataragira ku rugero rwiza rwo gukizwa ni step by step agomba kubakika ni steps icambere rero wa mushumba tujuru agomba gukurikirana akagomba kumukurikirana yamwegereye wa muntu akamutakira kambwa ati ese pastor kwi umuntu yampoteye nzitwaremo gute wa pastor agomba guhita akemurirwa direct agahita ninde akamuhamagara nawe ngo uzagenze gute oya n'ikindi kintu kigomba kubaho akanamukansaringa n'abantu bagiye bakurikira Yesu muri kiriya gice cya Matayo baje bakurikiye imigati misima niko ngo se ko twaritse zacu so none bakumva ko nibagera muri noneho nejo bakaza bakurikiye wa mugati so bivuze ngo iki rero iyo uri muri church ikintu cya mbere umushumba afite nimba tugize Imana tukunguka abakizwa batanu abo bantu bagomba gukurikiranwa umunsi kundi none akagira n'igihe akaba informa kamwe ati ahangaha gaturi ntago turi mu ijuru ubimenye ejo n'ejo wundi uzahura n'umuntu umeze gutya bizagenda kunuko ntuzatungurwe nusanga kiriki ari kubwira ngo bite habani njema ntuzatungurwe nuvuga ngo dufite abandi bantu binjiye baseseye guhishwa yandimo ngo umujura baseseye guhishwa kandi nibo benshi wa muntu baseseye guhishwa kandi batazanywe n'ubutumwa baje gusa gusenya nibo benshi mishe nibo benshi pe nibo benshi abantu itorero ry'iki gihe wenda nuko zavuga Bibiliya ngo ntacabayeho kera kitari iki gihe ikigiyeho ejo natanze ijambo ry'umwaka warari bo narari hano uyu mwaka dati ino mwaka wo kurobanura wo kuvana ibishimwa mu bigaho mani magambo itorero ry'iki gihe wenda singiye kwigira perfect habe nanje kirikipe hari ibintu ndya nkabona nakoze amakosa habona nanje sida uyu mwaka naravuze ngo nukuva itorero ry'iki gihe riravanze pe umuntu abari umurinzi gwacuka mona hano kwa rado icupa kurindi jenda bazi kandi icyo ni ikibazo cyane gikomeye no makorari n'amaheho cyane ugasanga umuntu ugasanga ariko ikindi ugasanga umuntu ubundi ni ibintu icaha ubu gikomeye ubusambanyi inzoga kandi iyo umuntu ishari kazarwa uburozi kirika tubwiye ibyaha uko bimeze none bisubiremo neza ubusambanyi bureze waje Amerika waje hano Kigali waje Kenya kandi no ubusambanyi bwateye bwa social media yes uziko umuntu ashobora kuguhamagara mishe uri umukozi w'Imana ashaka kukugusha gusa akagutega kamera zonyine gusa ndagusoma na hano njewe nzi umuhungu wabikoze muri restaurant arinjije umuhungu yamutagetinze amamu amufata ifoto nibiki nibyo kandi wafashe ifoto ni mugenzi we wo ku ruhande rw'umva nyine karagatego abakozi b'Imana hano hari imitego ukabona umuntu karakwisheshajeho umugore umupfakazi akaraguhamagara buri munsi cunga cyeko baraguma gukurirana ukabona ngo tuvuge mishe mpamagaye umugore wawe rimwe kabiri gatatu fandika n'umugore wawe je azagira upima ku wanyu nzomwereka
wogira gute se no mwiyama nuwo mwiyama usanga nkaje no muri leta nkamufungisha ugafungisha nde umugabo ushakira umugore oya nta kibazo nta kibazo cyo bagihari utarinze urwo rwiwaza yonwa na buri wese nimba utarubiza amakuru kuramagara umugore gatanu none se umugore wawe yitabiki umugore wawe yitabiki iwe nawe nimba ari umuyantegenke none se nyine umugore wanje ndabanza ngwanirira umugore wanje urabanza hane wowe urabanza hane wo hanze cyangwa urabanza hane iki azavyimenyera ari umugore wanje yabavugiriye intege nke ariko se kurazi wanje gute nje kuri kintegenke ze umugore umujura aranteye ngo nuko umugore wanje tazi karata mukubite nabanje ngafata uwo mujura kirikare arenda mukubitira iki korese oya aho ntago twemezanyije hari ibintu z'agashesho ndashima ibintu zose bihira mu gashesho mishe ndasha umushe uri mu rugo data sinageza ngo usura tukira abasore ngo nuko ushatse umugore mwiza ngo ndakwiyamagarisha buri munsi we d'interrogation no guca abantu bawe kuko washatse umugore mwiza oya suko n'umugore ntago ari ubwiza umuntu usambanye rero ntareba umwiza ntareba umubi ntago uvuze ngo ni umugore mwiza ya kandi shaka ufite umugore umugore wanje ni Imana yampokeje narahudumiye Imana iramupokeza ico nshaka kukubwira ikintu c'ubusa tugitindeho cishingo kandi cishingo kabisa cishingo kandi muri domaine zose haba mu buyobozi haba mu bacaci haba hanze aha uri kubyumva ni ikintu mishe bababwiye kwivuga neza wenda sibizaye kumukindira umucaha natsinze umusambanye ndagira ngo natwara abanye imyaka n'imyandika ni Kigali ni Butare reka ndi kuri YouTube nimba ari nuwo twaba twarapanze na abivuge sindi kuri kamera igapfira muri se igapfira muri D rero tukiraho ubundi bino buzakomotse kwa kuntu umukristo azadakomeye undi akamuhutaza niyo zahereye mu yandi magambo muzukuri nje ko ndabanza nenge wa mukristo waje muzukuri n'ubwo ukijijwe uzizukijijwe kandi nawe uzamabanga yizuvuyemo za muri cacu umenye ko usanze abantu umuntu n'umuntu yumukira yo kugira gute ariko wowe gerageza urinde kamere yawe ahubwo nukomereka mbere yo gusubiza mbere egera umushumba nakunanira ja kumana kuko umushumba nawe gasimana wagasanga wowe mukira wa mbere ari umushumba cyane urumva nibyo twahereye kuri depression cyo gitabo nasomye kerekana depression yo mu macace abantu baterwa n'abantu b'inkingi zo mu macace ashobora kwiterwa n'umushumba ashobora kwiterwa n'umuworship leader ucuranzi ashobora kwiterwa n'umucuranzi nibyo bintu byose oje ni benshi ntavuze munakanyarege ngo ko kiri gura ministeri yanyu navuze ko mba muri nyinshi gati mumenyeri ngo nayo ngiyo menya simba naraje tuba waraje haragutaje ngo tuzovugane ngahwera yambwira makunga hwera oya ufite ibintu bifite ibimenyetso rimwe kabiri gatatu kamubwira ati nkama mubwira ati uza wirinda tubanye tuziranye uko muri Kigali twese turaziranye ndabazi ntibabaya rero ntabwo byoroshye rero kuganira na kiriki hano mujye mutobara nta topic nimwe tuba dufite akenshi mu musanga ibintu byose twabikomojeho kubera ko ni umuntu uzi kuganira ni umuntu ugira point nyinshi kandi amanuza menshi yewe ubusanga yari mukuri kandi cyangwa se afite ingingo ashobora kubivugaho kiri hanze habimeze bite hari kuvuga yuramu ya niyaje university na China Dorokas nuwe muri bara babiri sinzi kubatandukanye nanje pi ese mishe ikintu cyo gushakwa jewe mbifuje urugo gwiza kuko ni ibintu z'umurenge z'amateka z'igihugu cemeje ndabyishimira ariko kubiganira ntaco bitwaye kuko ni ibintu byadutunguye twese ibintu byadutunguye uramwana n'umurimzi mwiza muzi kuriye nanje nta birenze ariko se kuki ibintu byo gukora ubukwe mu ibanga biteye ugasanga umuntu akoze ibintu mu ibanga ubundi ubukwe ni numva ari ikintu kiri celebre kigomba kumenyekana n'umugisha w'abaye kubera ico kintu cyo mu ibanga gisigaye kibacana n'abanzi babatinya se niki ibyo byose ibintu byose biri mu ibanga ntago dushobora kuvuga ngo ni byiza cyangwa ni bibi biterwa n'imyumvire ya muntu hari impamvu ishobora kuba yabateye kuko twebwe reka tubikore mu ibanga ariko kuriya nabiri zivuga ngo
ngo ntacaba icyahishwa kitazohishura none se gukiba mwibanga haca iminsi 3 bikaje hanze irasi ibanga nta banga ribaho kuri nta banga ribaho niba ibanga ryabaho gute executive ari aho ngaho umukameraman ari aho ngaho umugabo n'umugore nabe nabo umukobwa bose basinye iryo rero nta banga ribaho ahubwo abantu batekereza ko bari gukora ibintu mwibanga ariko sibyo nibishoboka kandi iyo bije ukuntu binazira umwuka mubi kurusha urumva rero bavuze ngo bagiye kubikora mwibanga noneho agahita ashakwa n'uriya mugabo twabonye bavuga ngo amurusha imyaka 20 n'umwe ndagira ngo 42 ashobora kuba amurusha imyaka 20 noneho bakabikora mwibanga noneho kuri rero kubikora mwibanga usanga kenshi abantu no bahitaburira bakavuga ati impamvu yabikoze mwibanga hari ikintu kiri wrong side kibi cyane ku ruhande rw'umuruntu uri yaba ku muhungu cyangwa ku mukobwa cyabaye bakavuga ati wenda Dorcas yaratwite Vestine bakabyuriraho cyangwa bakavuga ati aturiya mugabo wiwe ati wenda bakavuga ati ni umudivorce ni igiti gutya umugabo w'imyaka 42 sore kabisa ntituzi indi profile yiwe ntago tuyize ngo ni umuntu umeze kunuko ariko rero impamvu nandi kuvuga ibyo bintu nuko abantu babyurira bakavuga ati buri ibintu byabere mwibanga abantu bahita batangira kuvuga ati ibi bintu bifite amakosa hari akantu bari guhisha ariko mu by'ukuri ntago tukazi mu by'ukuri twebwe nk'abakristo njewe byose mbijana tubifurije urugo rwiza kuko ibintu batembera akaja mu murenge gusa inama twatanga abantu batera commentaire muzamanza mutekereze kabiri hari ntago umuntu uri ku murenge tibamubomboye nkabije byacu za ruguru tibamuteruye mu Kinyarwanda no guterura ibintu byagiye ku murenge abavyeyi bagasinya turaduceceka muze muceceka kuko nta ibintu byakozwe famille zonye zabyumvikanyeho jewe iyo bigezaho taceceka aho ngaho nta na comment ewana Irene muri ndahabi ni inshuti yacu cyane ni inshuti yacu turamusoje ni nka barana bo n'abana biwe reka tumuha amashe gose nuko kw'Imana felicitation gose nase n'umurenge gusa nuko bwarabaye sinzi oya nabonye ari umurenge gusa ubwo tuzobutaha tuzokora igitanga oya ariko hari uretse nabari hari nabandi bajya baza ngo avuye muri Amerika kaza kora umurenge mwibanga ubukwe mwibanga cyakanyura Mexique yaje guruka kamba akagira gute agacika gakatiza ibyo bintu bivuga iki kiriki umva babwire wa muntu uzutera akabara undi muntu wa muhungu wa mukobwa Imana izobikubaza kandi bura nimba ari ikintu cyambere kibi guhemuka ni ikintu kibi ikintu kibi cyane uri kubyumva ukundanye n'umuhungu n'umukobwa nimba utamufite mu mawazo wamuretse uraja kunyangiriza umutima wanje uri planninga n'uburyo muzakora separation zose akaba tura muhungu ndamukunda ariko nta mafaranga nkene canga uri umukobwa ndamukunda ariko nikimukeneyeho ningira imana ko kampa nk'imodoka ndakuraho telefone urumwizura umujura umugome ibyo bintu nibibi cyane uri kubiba imbuto uzi gukina ni nko gukinira mu mutima wundi ugateramo bar umutima wundi muntu ugateramo ibyuma ahubwo ukavuga ati uyu muntu reka mubabaze gute umwishe so rero byari byeze cyane mu minsi yashize ugasanga nk'umuhungu cyangwa umukobwa asezeranye n'undi muntu runaka mu mezi nkangana hano Kigali naho ubibona yamudekarara oya uturetse n'ibiriya na hano ugasanga nk'umukobwa akundanye n'umuhungu ufite ubushobozi bufatika cyane none umuhungu cyangwa se indi mpamvu runaka mu mezi angahe ukamumva ngo byararangiye uzama divorce ari hano hanze divorce iri guterwa n'iki kiki divorce ni inyungu ntago bakundanye Jenda bivuga hari n'amadivorce mutange mu mukundana ariko bizagera imbere imico igahinduka kuko turi mu isi gihinduka nkakujya kwiga ariko jewe cambere urukundo reka mbabwire mishe ngewe kuntu hawe urugo uzaravana mu bushobozi mbisobanire mu ngo urushako n'uruhuza n'ubushobozi ntago uzakunda bizukuri ntago uzaba urukundo ntago rugade formule urakunda abana koze se wakunda iki ukakibura je sinzi ko wakunze nimba ariko nje nakunze ukunze umuntu uzukuri man barakoza ati se kirike umukunda igenda utoza madame akamuruza avuga akabura ingingo ni gusa kama yumva gusa kuva kuko ari kiriki gusa uko vumva uko ateye nuko ameze kuko bagira ngo basesengure ko amarara nyanza cyane cyangwa bagize ngo basesengure iwe musesengure naje bame motif kuko abantu bari gusesengura akenshi bareba negative gusa bakavuga ati kiriki ta modoka agira mu gihe tanzagira mu gihe Kigali ni yariye zambona uzurya indagara cyane uzurya indagara ni ibishimbo nako izo nkunda ukunda ibishimbo bakareba bakavuga ati kiriki
kuramukundira iki bagagenda bareba negative gusa bikagira aho ngaho bikarangira ariko tibareba amavuta afite ibyo bintu rero noneho hari ibintu bya muri make muri bene wacu urabizi abantu umuntu akakundana n'umukobwa ari muri Amerika ari muri Canada ari mu kindi gihugu bakavugana akaza bagakora imirenge bagakora ibintu byose bagakosha byose kandi ari kubibona byose bikaba akumva ukuntu igeri pepo ibintu byose zoba kimwe ku kindi ko nta mpanuka yabaye ukaje no kumurenge wenyine ukisinyira muzi ukuri niki kibitera ikindi mishe navumbuye hari abantu bazabangishanya abandi gute oya ntamundo kwangisha munyangire akavuga ati Michel kuko amatora nimero yawe kuko ufite inshuti wenda y'umukobwa muri Kingdom wenda ni na secretary ega Michel nubwo ibintu byose babigize bibi kuva kera nk'abashiki bacu bari uziko nk'umukobwa mutanavukana mwagiraga na rwarukundo rwa sister mukicarana mugasangira akaba ari inshuti y'amagara ugasigamo n'umukobwa kera okeriki wenda usohokanye n'umukobwa wa Kingdom wenda ni secretary cyangwa ko murapanga n'ivy'umurimo w'Imana kamufata ifoto guke nabatunguye kace kamanyoeza umugore wawe ni box kandi umugore warangize ko turi inshuti uramishe ntago nyengiriza urugo rwanje tutari inshuti tibishoboka kuko umugore wanje yizera inshuti yawe cyane kama ntangira kakuvuga ikutego ati nje nahangaha narabafasha urumva dore ifoto bari hano dore ifoto nanga none wa mutima nawe akonje n'uwo mutima witubwira ntaga aba yarakunze z'ukuri buriya ibintu byose bihera mu cyizere ugirira umuntu cyangwa se muri kagenda gakigabanuka buriya kandi muri Yesu buri ikintu umuntu acuruza ku isi yose ni icyizere kuri akiriki tutakikwizeye ibintu byose bishobora guhita byanye na kariyeri yawe itirangirika urabizi kariyeri buriya ikintu cyose dukora tugikora mu cyizere abantu bose bageze imbere ikintu cya mbere bacuruza n'abacuruzi gutya azahereza umuntu akamuhereza nka miliyoni 100 agiye nka Dubai ati uzanza runo muzigo urumva icyo kizarano kiba kiri kuko gusa duhuriye muri kariyeri mu bikorwa ati kiriki ndamwizeye iki kintu ariko kuri so rero ikintu tuba ducuruza ni icyizere mugabo cyangwa nawe umugore gerageza ikintu cyose gishoboka udatakariza icyizere uwo mwashakanye icyo nicyo kintu ucukumbure kandi wife njesiga nanga umuntu wifatira umwanzuro iyo uzanze mu muryango uja mu rusengero iyo uzanze mu rusengero uja muri societe ya kwanga ukaja ku murenge oya kiriki no kuvuga ngo buriya ikintu cyakunaniwe na madamu wawe mu rugo kera kikaba gisohotse kigeze kwa so wanyu cyangwa se kundi muntu kuva kera twabageza mu ngingo zigakomera ibyo zo gukomera kuri hari ukuntu umuntu aba ari mu rugo nuvuga ngo twege muri famille zacu none mwakoganye bizamo birangira oya ntago birangiye wowe mwicare mwembe nyine muricaye ko biranze ntago bigomba kwanga oya bizazanga wewe wifataga positive gusaga jana muri negative uga ntago bigomba kwanga mwakoroganye no kuvuga batandukanye bose ibyo byose ibyo bintu ntago byabibaye rimwe byanze kuvuga ati ibi bintu birananiranye ntago bibaye rimwe bibaye nk'ishuri ya gatatu cyangwa kane irya mbere muraganira irya gatatu irya kabiri none ugasanga nge ndi gukora ikintu bita insubira cyaha ejo bundi twapfuye ko akagacupa k'amazi kari hano arambwira ati rero Michel tuzongera akagacupa kambwira ati nyabuna ibi nibi nta kibazo nkavuga ngo ndabikosora none ejo bwa kabiri ubwo ni urugero ntanze akongera akagacupa akagasanga gatatu ngakora ikintu bita insubira cyane buriya igitsina gore nta bantu bagira umutima w'imbabazi cyane kuko twege abagabo sinzi wenda ku rugero rwacu wenda bajya abantu twita ku bintu ariko ntago mushobora kujya gupfa ibintu ngo mugere ahantu ha divorce ikintu kibaye rimwe oya ntago bishoboka so rero haba harabaye kwinangira hakaba insubira cyaha cyane insubira cyaha rero aho ngaho rero iyo nuvango rero iyo nuvango umunsi wa mbere no wa kabiri no wa gatatu murabiganiraho mwembi cyane niko navuze gazanze iyo byanze bikaba kubinshura kandi mukabona birasohotse ntago biba bikagarutse kera urugo rwararagiye je ntago nemezanye nawe neza atabaye gugura kuva na kera uva ngubwire Michel yego urugo uzi kushobora guteta n'umukobwa kukunanira ariko kakwinginga ukamufasha kandi bigakunda cyane kuko wenda umukobwa ashobora kuba yaranyengeye amagambo bamupakiyemo kandi wenda kirikinigi utazi gukora nta faranga wenda n'indaya tuvuge gutyo undi agahita nyamara kiriki twariganye segonderi
kuva kera uyu mwana ndamuzi ni umuntu muzima akamvuganiraga noneho umukobwa agatangira kunyigaga yanyiga kuko agasanga za ngeso bihuye ega mcana abantu bangiza undi muntu bakaba mutayicasha umuriro ukaka bakamuhisha njenzi n'uwo bigeze koresha ngo yarabyaye kandi birafata ibyo bintu birashoboka undi muntu yagira uruhare yakora okay nibyo nashaka kugira ngo ugere aho hantu wenda nubwo ntabyize nkuko hari wabasopotinga nakabwate abantu reka basenye gusa n'ubundi birangira n'undi ari mwembe muzunzi ntaga iwe afite capacity yo kuza ngo abunge oya urakoze cyane no mwembe mutabyumvisha kimwe ntibikunda gusa uwo muntu harya abari pare wanyu abari inshuti yanyu abari umushumba wanyu abari abapare bikigiye tubaza nabi foto abapare bikigiye arabakibaho nabi foto bose ese pare wawe ninde pare wanje ni mukiri ako ni umuntu mwiza yo si foto naje pare wanje ni sawa cyane rwose pare wanje ntago ari foto ariko abapare bikigiye ni amafoto gusa yigendera abeshi na aho ngaza ngo suzonkodeshe zikote ngo chazo uringurira Wambere pare tani ko tugira nukuri koze ndahari birashoboka ibyo bireke oya je muzombera pare nzobera pare sha urahiriwe fata contact muratse kabisa kireka tugaruka kukantu tugana ku musozo hari akantu wavuze ngo ushobora kwandika indirimbo ikazura umuntu muri party 1 none baba ati aka kantu afite ubushobozi bwo kwandika indirimbo ikazura umuntu gute reka mbisobanure muzukuri nashatse kuzumvikanisha yuko buno buzima turimo nibwo buza budukanda bigatuma impano zacu zizima muzukuri mishe nziko ndi butaye ngasanga simbo n'ibijyo urumva nta posho mfite y'umugore nkabanzi kirato canshiranye nkabanzi ko ingundi kandi abantu babaye babisigaho nakomangira umuntu akamba kwihorera ukafite isi ifaranga ukawo burara no kuri kwimana uyu mugi Kigali urayibagiwe Kigali mwabashisha abantu babashisha umuntu akagusaba igihumbi ufite 200 ukabimwima uwo ni umuco mubi cyane rwose nonge mbivuge wa munyamerika we wa munya Australia we wabwo umureke kwikunda ako sesha kandi gahubwira ngo ntuzanyishe jengirisi yose ngira abantu benshi bazagukandira bazabakanda nta kibazo bafite ariko ushaka bishe muri character uzo kwivuga nibi uziko ntari umushishi zangerageza uko nshoboye kera kundaga kungurira imbuto ariko ubu ngubu bwatsi ntizo umugore ndoga kugura imbuto zokingurira waze zage ku mugore none icyo nashaka kuvuga kwimana biri ravuga ngo mu ruhande rwanyu mu bandi banose amahoro ubura amahoro baba bavuga bibiranje ntago numva amahoro nuko ni keya muzukuri nimba mfite ikintu giricuma rirundi witegeza ko kiki ngusaba wayi utakwiyumvira nk'umuntu twakoranye umurimo w'Imana nk'umuntu twabanye ukabatikirike ndamutekereje oya no okay hari ikintu reka tukiveho tuzagikoraho aba diaspora bose banzungu ba Franke baje tuzaza King Donda n'ibandi bose dismas azakanda bamishe naje bazabakanda bose bari muri Australia muzamukanda Olivier mwibuka se cyane Olivier yigeze kungurira kantu ryari nimba sinde kwibuka yamubwira ngo ndagutekereje ngo tubwire ikibazo cifu Olivier umugabo cyane ariko gusanga ifirari ndawe yaravuze ngo arika ngo narika gusanga ifirari arakanda dolari ntavuze ariko waraziriye mu mubiri ni umugabo sha mu mubiri ni umugabo mubi uri umugabo sha Australia kumenya ko twavanye butare cyane mubiri ni umugabo ico ndashaka kuvuga muri rusange senga bira ukandese baramubwira ngo senga nawe dufitanya kanto ariko yarambwiye ngo kwera ubutumwa bwiza zokanda fubaga ndategereje nimba gatayavza icyo ushaka kuvuga si ngombwa na diaspora yego rata hano Afrika misho babwiri narayivuze mu kane umunyere ku rukundo nkiri guhumeka wiza kuzonyere ku rukundo ngo bana banje jese uraje kwereka abana banje je nkiriho gute wabanje ukarunyereka se wabana ico nje mvuga dukore neza tugifite uburyo mu bushobozi bwose twese papa inzira ni sinzi imyaka tuzamara mishe ariko nta myaka 100 ariko bavuze nushaka kugira imiturirwa nushaka kugira amatitre isi iwacu niye nijoro tugo utegerezwa kugera nje buriye
iyo ndyamye nsinziriye neza bati Imana nakoshe hehe kikosora mbanye n'abantu gute ngacenge niko umukristo agomba kumera kabisa ibyo byo nukuri nibyo nibwo umukristo apara kwanga ukunda umuntu utaramuha n'igihumbi ubujyajya ibyo nibyo asiyo yaduhe hose zayaryaho kandi apara kwanga umuhabwe gusa oya ugomba gukora ni win impa pishati ngwiyo 10 nine icufite ushobora kudafite ifaranga gufite amahuzo cyane rwose cyangwa ufite na network ukatinyura cyangwa ufite ni nako ukatinyura hano wimbe uzobona ikirombe cyiza cyane rwose kiri hari ikibazo gihari muri iyi minsi muri bagenzi bawe mukorana umurimo w'Imana muri societe yanyu cyane urimo gusanga societe yacu umwana umuhungu ni umuririmbyi ni umucuranzi ni iki ngiki no bikaduca ni tutravu n'umushuze twarakivugarizwe ntitwakivugaho ukamusanga ese tubuze ikintu na kimwe ari specialite none twajya gutaka amaisha nicyo kibi kiri mu kubatera none ukajya gusanga hari umwana umwe tugeze hari event imwe nari mfite kandi turi y'umuhanzi muvuze noneho dushaka bande bibabizi ibintu bya bande ku ndirimbo akoze cyane noneho ubwo nuvuga ngo gucuranga album gura live ni magana nka sex urakoze cyane na miliyoni ashobora kuyigeraho biterwa n'umukiriya ariko magana tarinze ko atayajya mu nzu rwo n'urugero none umwana akahita guhamagara kwese shaka ko nzanshaka ku ikanisa kubera iki mutaza mu mpa ibiraka niko urwo n'urugero kama okay nkunda gusereza petit frère merci ucurangira healing merci kana semeri uri umuhanzi gahunda kandi ucuranga umukunga nyine kamusoza uri umukungiste singwikiraka mugani we nyine nkamujokinga muri ubwo buryo ariko ugasanga ikibazo dufite twebwe nubwo dufite abacuranzi benshi bari no kurwana ngo niwe nta wa mbere uhari ngo niwe wa mbere kano kantu gacima banza reka wumva ikibazo kimeze oya ikagenda reka cipaka okay sawa nta mucuranzi wa mbere uba kwisi na amavuta zakora yitoki nta n'umuvuga utumwe wa mbere kwisi na amavuta y'ikirere ubufite nimba ubona nanje kiriki wambaye sente nasenze Imana ikantiza ikirere ngacuranga mu n'Imana zivuza n'ikirere ukavuza ubuhanga bubaho mu kintu ubuhanga ni bumwe ushobora kwanga umuhanga tobuzeme ariko kuwambe ntago tuzumva kuko muri mwisi turimo ni umwuka wera ubona sinzi umucuranzi wigeze kuvuga ngo atarakora ngo kuri piano n'indera oya be yavuga ko ari uwa mbere reka je nta munje ninye be nifite yanje bose nabo bambangutse buri muntu mu wa mbere bitewe na domaine ikindi biterwa n'abakwemera nta muza wiyemeraga cyangwa ntago ashobora kugira abantu bose banza wumva ikibazo cyanjye ariko beya ni umucuranzi mwiza nemera ku rwego pe beya anazumve neza kakana kandi tugaca impaka gakunda guteranya abantu nje sinabacuranzi gusa muri domaine zose nta n'umurinzi wa mbere wa nemera yuko twese n'ubutumwa bwiza tuba turi gukora Imana yatanze impano zitandukanye bamwe buhanuzi abandi gucuranga abandi kubwiriza rero bose n'abambere ahubwo buri muntu n'uwa mbere mubwiye njemeshe nase nta gihe impamvu ashobora gucuranga umukengeza abandi bacuranzi bose n'uwafatishije ikirere ikindi nkino njana amapade ubungunje umucuranzi nemera ni Moses na Aimable kuko bazanye indi njana shasha bari kwivuza cageca ba Beya naramwemeraga na Kibongi na Mbangutse nawe cogiye barabambere ejo ndi buzoca haza undi mwana ni w'amavuta ngurugero rero barabageza barimba bamungura mungura reka kumukoraho nyina ariko no until now no ushiprida wa mbere usigaye ni legacy na amateka amateka n'ubu ngubu ni afashe microphone ako nanje namweme na Elize uri kubyumva Elize ni arafite Dairo wiyagiye Dairo akora nasha akora Mr Sebeni ninde nyiri Sebeni Kadogo wayiringe Imana ikumugisha wararembye sha kado yakanze se Kadogo azakanda ariko nawe vuga ngo mekasi bazumve kimaza abantu iki kintu cyo kwiyamina ngo nta muntu wa mbere Imana nizi Bibiliya ivuga ngo nukwemerwa n'abandi undi abubaha Imana zibemeza abandi ikintu ukora ntago tugomba kuvuga ngo nije wa utese ushingiye kukiza
icyo ushatse kuvuga Gatwa yaravuze ngo ari ugutora kumva nabi ushaka kumva neza biraterwa n'ico watoye. Icyo ushaka kuvuga ni iki ngiki tugana ku musozo soze yewe banza umwe koka iyo ufite koka ufite ubura amahoro iyo ufite koka ubura amahoro kiki ibyo bintu turabizi kubura amahoro turekera ngo nyabo nyabo n'abazureke noneho ugasanga muri abo bacuranzi bose dufite nta mucuranzi uri kuri spotlight mu gihugu icyo kintu kuvuga ati wenda nimba si ubwoko bwacu tuje mu banyamurenge cyane cyane abanyarwanda nta mucuranzi uri kuri spotlight tuvuga ngo uyu mucuranzi ari ku rwego rwiza yaba kuri drum yaba ku ngoma yaba kuki ibyo bintu biterwa n'iki so kuze gabuzo cyangwa wenda ukakora special kuri kimwe ukaba ufite speciality kuri kimwe cyane biba byiza none ugasanga hakaba mima bure bayi baragerageje mima we ni legend urumva mima we yagiye muri production gusa aranacuranga n'umucuranzi mwiza rwose baragerageje naba higeze aje mu bisirimba ubwo n'urugero ntihigeze aba n'umuhanzi ariko twebwe umucuranzi wese uzamutse gato akaba n'umuhanzi noneho ugasanga agumye kuri urwo rwego gusa azabaho nta event nini atumirwamo nta event nini acurangamo kuzimo kirispe yes kandi urumva kandi wamubona akiri umupeti ukabona n'umuntu talented kabisa kandi uzi buriya kiriya gisimba zacuranga nk'abana bamusaga n'abandi man baba bafite speed itaba ku buryo za scale zoze uzi piano boniga birabintu bisanzwe bakabikora cyane just patrap nogeze uyibwira ati papa bano bantu bazacuranga ibisirimba nta kintu batakwiye capene ngo bakimenye yego ariko rero bakamaje mu gatebo kamwe kamashi y'abanyamurenge gusa acu iminsi ngahe bikamushikagira oya urumva niyo hantu tuba dufite ikibazo none ko dufite abacuranzi magana ariko tukaba none kuki dukora live recording kuki gisubizo kora live recording cyangwa alarme ntimufate ntimubwira ati ngwino ucuranga kirirwa dupatana ibindi biraka bakabwira abandi kandi n'abahanga b'abahungu bandi bari mu gucuranga ese hari umucuranzi tugira wa solo cyangwa wa base cyangwa ingoma ni bake aggregate ni bake cyane ab'ingoma ni bake nta nawe ndagira aravuze uramupeti ntuza Isaac avuze ingoma neza cyane rwose ari ugasanga twese noneho dufite abapianiste innocent kandi bose zanyakivara nibo gusa kandi bose ugasanga bashaka senti ntago bashaka hagira umuntu kubita drum bashaka gucuranga senti gusa ntashaka drum ntashaka piano ntashaka abamambure bagira drum ni bake wa ku macaca oya none se wacuri tuyigira kuri fosfore zije ryari oya zije fosfore ni kera ariko rero kuva kera n'intara iwacu zahuye ariko n'ubu ngubu hari igihe umushipurida ajya kuririmba umushipurida ushaka kuzaba ku rwego rwiza ukahita ngo muzimye ngo bakubite ese cyo kijo kuzimya cyo ni azazimye iki yajya kubita tugomba tugasorezaho ahubwo ndi nk'umushumba navuga ati ntihagire ikintu kizongera kubitirwa hano ejo ako kantu bagomba gukosora nimba mwaraguze ingoma mukaba mufite piano ebyiri mukaba mufite solo na bass kandi habaho practice mugomba kurepeta ku rwego mutanga ibintu kandi bikaranga none nimba hari umwanya w'igisirimba ukaza ari ukwawe ariko kundi ngo sebeni ngo kandi bizabibabaza cyane ni n'ubusukwa n'umuntu ubikora rwose ajya amenya ko ariko nigite usuvuga ngo muzinye ibindi ngo dukoreshe piano rwose ahubwo wowe bigishe paka mubaye abahanga mu bigendereho oya n'urwego narwo rw'imiririmbire rwo kumenya buriya nta muntu umuririmbyi mwiza wese umuririmbyi mwiza wese kuri urwo rwiza ntago yakwemera kuririmba bitari live yakuzigiye baherize batangiza live erize kuva ibugande mu myaka 40 ngahe uzi mwungura yazaniye ntuza muri alarme ngo bakubite drum muri ntuza mwungura metre mwungura akwemerera mwungura nabonye umuntu kwemera kundusha none mwungura niwo mushipurida wa mbere wanyuze mu maso hari ukuntu azi koorganiza abantu akabanza akabakubita utuvesi jewe oye mwungura aragasima nabonye buke muri Amerika wabonye cyangwa discipline abyerera mu gisirimo nakunze kugira ngo hari umuntu yari akadagira se mwungura yambwiye ko ngo ruta bishop ariko mwungura za kubita pompage 50 gutya nko kwicarana ukuntu nimba ari umuntu natamenda hwe mwungura bite nuko n'umuntu ujana n'abajene ujana n'abantu bakuru uriya imyaka ndikaza tumutakaza abantu ego imyaka hari umuntu mufite 45 bose nakivugana kiriki jenda ukerese mufite 45 oya tuza genda buke
bahambo afite amafaranga ntyo gutega kuko twangiki sangangiki afite amafaranga nani afite amavuta oya afite amafaranga nani afite amavuta amavuta se ni amafaranga abanyamavuta ndi mu kuyatakaza ngo umuntu ngo yaje kutari wafata umuntu ufite ifaranga umwicaza inyuma no busco duma yaravuze akantazo niba Felix nimari uduma yaravuze ngo ubundi umupagani ngo kwiye kuza wica kwiyante b'imbere aho twe twarabicuritse umukiza zamaze ukakama kubita imbere umupagani gutoka ugasanga ari inyuma kiri tugana ku musozo ako kantu kumvikane neza barabapeti bose ndabizi uri inshuti zabo bano ba Messi ba Mabure bose yendo babwira agenda gerageza musabwe n'umucuranzi mwiza n'amantuza nibiki urizarebe n'iyari muri Foursquare ntajya tuma bakuma gukubita piano yonyine niyo bagiye kwicura ngo ubona atabi musabwe karagenda gerageza n'aya makorari yacu yose ari nanzungu aragerageza buke ari none se kubera iki bageza ko kora ama concert bakabegezayo icyo kintu kigomba gukosorwa nibagende bige bagende bige bamenye hana kutabagire kwigizwa ni kimwe n'abakunda igiteri bacu batabagire ikizere nabo nabyo uramishe ushobora kumbugamire kadondaguza ariko nanje bikantera challenge yo kwiga ibyo rada byemera kwama numana na occasion bwa mbere ngo ngerageza byibura byinca kuko nta umane meni piano kura ntagigora meni piano na repesi indirimbo ni code ugenda ukurikira fata gatandatu fata kane fata kanga no nemiwe kwa piano gasitano kujya azifata iwe zamba birundamo zose akabihuza ariko ukambwe nemba kabati shakiri ko ndabona kurawushagura no uzozega ngo training kuko manage kuko habana live recording zacu zikara gusubiramo bazasubiramo n'amo pen bakongeramo n'ibiki byo cyane rwose ariko kama kazi kubwira ukuri bwa kabiri shanza no ya menage nayivumbuye gusa okay ubwo rero hari n'ikibazo cy'abaconnecteur bajya baha umwanya batizera kiriki ngo tuze kuririmba warampa ese ubona ko ndagerageza ukamumva ijisho sibzawe papa sibzawe reka wagiteye nzagira ngo wazanye umuntu arateye nari kuwa kijana nami sasa ni muze arakarika ndi gukora kavuga moyo wangu usiogope usibabaike Mungu anakupenda anakujali okay murakoze cyane mwakoze kudukurikirana mwakoze kureba ikiganiro comment share yes ngaga mukurikirane afite ibintu byiza kandi mureka amashari mworoye mu mitima nimba ari ahantu umuntu acikwa mu mugorore neza cyane rwose hari umuntu hano dufitemo nimero hari ikiganiro cyangwa inkuru comment ikindi inama ashobora gutanga twandikire utubwire ushaka nje nta kibazo rwose twige gukosorana wa abantu gukosora ntibakibimenya Jean papa navuze kuva kera yageza gukosora mu bwenge kama numva kamandeka n'ingeso ariko umuntu uza gukubitana mu ijosi agari byiza nimba kirikari ico nakoshe vuga n'umutima w'ineza ubugwaneza even na bible niko bivuga ihugura umuntu umuhugura nimba ari mu ari umuhugura nka mukuru wawe ishobisi yateye yo kwandagaza nibiki Shereka nje kindi kiganiro ningiri mana kagaruka tuzovuga ejo showbiz habi Kigali habi Afrika yose showbiz yarangiritse pe nagize imana nari bibijamo ribe yabigiye usiga upfa kuvuga amafuta bakagutambikana nawe ariko ko hari igihe uzokugeraho hoye jera amafuta nzavuga reality kandi reality no amategeko yose urayazi icyo ribigendera warabanje babisoma cyane no kudahote ukamenya ukuntu ugomba gukora ibintu muri yose ukora wikwa ni kuri Frank ushaka kumuhote hoye ganira ibintu uri Frank aririmba neza bike ariko wishaka gusebya Frank ariko umuntu asigaye akora ikiganiro kugira ngo nsebye wenda nzungu kugira ngo oya ganira ibintu biriho kungurana ibitekerezo Imana murakoze Imana ibahe umugisha thank you nawe utaha tuzasubira